Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana na Anastase ni kuri wa murongo wa Irera TV1 duhuriraho twungurana byinshi cyane mu bigendanye n'icyo twakora nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo tuzabone ibihembo byacu mu bwami bw'Imana. Uyu munsi ikiganiro turareba tuti se mbese nimba hariho amatsinda menshi cyane atandukanye mu myemerere kandi Imana ari imwe, ese niba buri tsinda rihamya ko rikora iby'Imana ishaka, buri tsinda rifite Imana yaryo yihariye? Icyo nicyo tugiye kureba ko kino kiganiro, ariko ijambo ry'Imana rirahishura kandi rinerekana yuko itsinda iryo ari ryo ryose cyangwa n'umuntu uwo ari we wese waba urimo guhamya ibiyusanyije n'icyo Imana yavuze mu byanditswe byera muri Bibiliya, iryo tsinda wikwifatanya naryo, tandukana naryo, nk'uko ijambo rigenda ribishimangira rivuga ngo ntimukifatanye n'ab'imirimo yabo mwijima. Yego, kandi ijambo rigakomeza ryongera rivuga ngo abameze batyo mujye mubatera umugongo, abavuga yuko bakora iby'Imana ishaka kandi bakavuguruza icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye. Ikiganiro ku buryo burambuye tugisange kuri YouTube ku murongo wa Irera TV1. Murakoze cyane.